ndishimye ko ngiye kugenda kandi mwamenye mu Rwanda barimo nka Apostle Juma James, Bishop Semuhanuka, barimo abaririmbyi ba Frank. My name is Joyce Teta. Sony TV imbere yawe, iyi niyo sura gatuzanye. Nitwa Sam, ninjye nyiri Sony TV. Ndabizi uratunguwe. Harimo ati Sam ko tumuzi muri post yacuranga ingoma, tumuzi muri arama acuranga ingoma n'ahandi. Sam none bigenze gute? Ndagushimira ko wanyizeye utanzi. Mu minsi ishize twasirabuye 50, ubu nahoze ndeba mu kanya ni 51. Ndabashimira, mwakoze umurimo w'indashyikirwa. Sinavuga umuntu umwe ku wundi, nzagira umwanya wo kuvuga buri umwe n'icyo yakoze. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abamuhaye content, ndashimira abakanze subscribe. Imana ibaha umugisha. Ndashimira ko mwankunze, ndashimira aba diaspora, ndashimira abana hano mu Rwanda mwanyeretse urukundo ruhambaye. Mwagiye munyandikira mumbwira ati dukunda ibyo ukora. None ubu nazanye sinavuga ati ni Sony TV imbere yawe. Ikintu kiri imbere yawe ntabwo ushaka kukibeshyaho, kikubwiza ukuri. Nzakomeza mbaye content z'ukuri, ahubwo akarusho kagiye kuzaho nuko ngiye kuza noneho haba ari mu bukwe. Kandi inshuti yanjye ifite ubukwe na Rebeka, ndabasuhuje. Nzaba meze gutya, ndimo ndazamuka muri makeup z'abakobwa, ndimo ndamanuka kwa Kado babakenyeza imikenyero, byose muzayibona. Ni nko kwa Konsole na Hadasi, naho nzaba mari kwa Merese inshuti yanjye. Yewe noneho wungiye kubaha bakunda abasaza barimo baravuga amagambo. Video ya Sony TV mwaraje kuyibona mu Rwambariro uko bimeze, aho bizaza bishoboka, aho bitazabishoboka nuko nyine. Ndabashimira ko mwankunze, mutanzi mukangira icyizere. Ubu naje rwose content nyinshi tugiye kujya zibonekamo, ntabwo biba byoroshye. Akenshi mba n'inyuma ya kamera, ariko nzaze ngerageza kugira ngo maboneke. Uyu munsi turi ku airport, twaherekeje abashumba bacu, Professor Bishop Masengo Fidel na Madamu bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafite igiterane gikomeye Ignite, muzabitaje. Bazare kumwe na Franka, Terezoro Zikama, Apostle Huduma n'abandi. Muzabitabe. Suje Christina na Hope, Daddy na Mami bazanye na Bucura David. Rwose ndabizi muri nishimye ko kubona Bucura. Urabizi Bucura mu rugo abakundwa, habe nawe uri nkurikiye Bucura wanyirakundwa. Rero Christina na Hope ndabizi mwishimye kwakira Daddy, ariko mwishimye no kwakira David. Nyiraho nyiri kuri uyu muryango. Yewe navuze ngo nzabashimira byimbitse abantu bagiye bamfasha, ariko ndabashimira n'umuryango wa Bishop. Mama Bishop, Imana nibaha umugisha na Bishop, Imana ibaha umugisha mwinshi. Mwakoze imirimo y'indashyikirwa. Sony TV igeze aha ndabizirikana. Muri inshuti zanjye, muri ababyeyi banjye, muri abajyanama banjye. Imana ibaha umugisha, mwarakoze cyane. Ariko mugenza afite umwanya wo gushimira abantu buri umwe n'umwe. Ningera ku uyu muryango we nzawutindaho. Mwarakoze cyane. Ubusiro bwacu ni Sony TV imbere yawe. Ubu naje noneho abakoraga bansaba ari president navuze nzibona kuva kera. Ubu noneho naje ngiye kuboneka. Imyaka 2 mukanyizera mutanzi, mukaba mugeze hano. Imana ibaha umugisha, mwarakoze. Ndimo ndabura amagambo nabakoresha, ariko Imana ibaha umugisha niryo jambo numva rikomeye nakoresha. Tuzasubira mu zindi content zari zose. Noneho ubu ngiye kuboneka, naje ndahari. Ciao ciao, muri Imana bane namwe. Shalom shalom. Ibyishimo byinshi byo kuba uyu mwanya tugiye kujya muri Amerika mu giterane cyitwa Africa Ignite Connection. Igiterane mwakunze mu Rwanda tugiye gukorera muri Amerika. Umwaka ushize twabanye n'abavandimwe Arizona. Uyu mwaka turi kumwe n'abanyamerika bava mu masite atandukanye, ndetse n'abazava mu gihugu cya Canada, aho tuzahurira Indianapolis ahantu hitwa Avon. Dufite igiterane kirimo ibikorwa bitandukanye, harimo inyigisho z'abayobozi tuzakora kuwa gatanu, ijoro ry'ubusabane tuzakora kuwa gatanu nijoro, inyigisho z'abayobozi nanone tuzakomeza kuwa gatanu, ndetse n'inyigisho z'amakupure tuzakora kuwa gatanu, amateraniro y'ububyutse tuzakora kuwa gatandatu nijoro, ndetse no ku cyumweru dusoza igiterane. Turabatumiye kandi turabakunda. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi, barimo benshi
b'abanyamahanga, barimo abandi muzi kandi mwamenye mu Rwanda, barimo nka Apostle Juma James, Bishop Semuhanuka, barimo abaririmbyi ba Frank, Aime Frank, Mukongomani Alexis, Abanaziri na teams nyinshi za hariya Indiana. Izaba ari byiza, don't miss. Turabakunda. Hello everyone, my name is Joyce Teta and I'm here to invite you to the Africa Ignite Connection that's happening on May 8th to May 10th, and it's happening in the state of Indiana. Don't miss. Ndishimye ko ngiye kugenda, ngiye mu ndege mujya munsengera muzajya nyine.
Thank you.